Ian Kagame akaba ari umwana wa perezida Paul Kagame, akaba ari umwana wa gatatu. Uyu musore ntasanzwe, uyu musore w'indeshyo ndende cyane, uyu musore udaseka mu gihe ari mu gikorwa cyo kurinda se, uyu musore ufite uburyo akoramo utuntu twiwe. Nakubwiye ngo igihugu cy'u Rwanda kiri mu gihugu gifite umutekano ukomeye cyane, dore ko n'abana b'abayobozi bahitamo kurinda basa. Uyu nguyu rero bamwita Ian Kagame, akaba ari umwana wa His Excellency ku mwanya wa gatatu, ubwo habanza Ivan Cyomoro Kagame, hagakurikiraho Ange Kagame ndetse na Ian Captain Kagame, hagakurikiraho na Brian Kagame. Abo bose ni abana b'umukuru w'igihugu ndetse akaba n'umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Tugiye kwinjira hamwe ndetse tuganire kuri Ian Kagame ndetse n'umutekano urindirwa muri rusange umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bayobozi bose barindwa na Republic Guardian cyangwa se abo muze nk'abajepe, ndetse twumve n'impamvu uyu musore Ian Kagame yahisemo kujya muri Republic Guardian, nawe nahitamo gukora mu business nk'abavandimwe biwe, harimo Ivan Cyomoro Kagame wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akomeza kugenda akora business ziwe ndetse akaba n'umushoramari, ndetse na Ange Kagame wanarongowe ubu ngubu umaze kwibaruka abana bagera kuri babiri, harimo uwo bita Agweze ndetse na Abe. Aba bana rero akaba n'abuzukuru b'umukandida chairman ni wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Ngo ha ikaze kuri Peace Valens Official, nugende udakanze subscribe, dore ko iyo tukunyiye gukanda subscribe ni nayo nkunga yonyine tuba tukwatse, nta mafaranga tuba tukwatse, ukanda subscribe haza n'inzogera ukayikandaho, dore ikintu rero bigufasha ni ukuzajya ubona amakuru meza nk'aya ngaya ku gihe, ndetse asohotse buri kanya buri saha, ukabasha kubona amakuru yibera ku isi hose wicariye wakoresheje telefone yawe kuri megabyte zawe niya. Ni Peace Valens Official mugiye kubana muri iki kiganiro, ndetse ugenda ko gusesengorera ibingibe. Nyaboneka comment, like ni ibintu byihutirwa. Reka dutangire amakuru ndetse n'ikiganiro cyacu. Buri muntu abyara abana, buri muntu afite uburyo ariramwo abana biwe, buri muntu abafite intego. Yari umuntu w'umugabo aba yumva ko n'umwana we cyangwa se abana be bagomba kuzaba abagabo, ariko bikaba byiza iyo uri umuntu w'umugabo w'intwari ufite ibikorwa ndetse wakuze ukunzwe na rubanda, ukaba ufitemo umwana wawe ubona uzagukurikiza. Ibingibi rero ni nabyo Ian Captain Kagame yakoze ubwo yateraga ikirenge mu cyasi nawe akinjira mu gisirikare, dore ko ari nawe mwana w'umukuru w'igihugu wenyine wabashije kwinjira mu gisirikare, ndetse ubu ngubu akaba ari no ku iraka rya Captain Ian. Biba ari ibintu byiza by'agaciro kuba umukuru w'igihugu nk'uyu nguyu afite umwana we wo muri Republic Guardian ndetse unamurindira umutekano. Bivuze ngo yataye icyubahiro cyiwe, atako ari umwana w'umunyacyubahiro, atako ari umwana uvukira mu biryo ndetse no mu mafaranga, atako ari umwana ufite papa ukunzwe n'abanyarwanda benshi, ata amabusiness yari kugiye gukora menshi, ati ibikorwa bindi bigiye bitandukanye yari kugenda gukora byinshi. Aravuga ati oya father, ngomba kukurinda, ngomba kugucungira umutekano. Ibyo ngibyo rero nibyo yahisemo gusharira, ahitamwo kudaseka, ahitamwo kutabona ikintu cyose ngo agishegere, ahitamwo gufata umwanzuro avuga ati oya I'm soldier. Na daddy yari umusirikari, yakoze ibikorwa byiza, yatabaye igihugu cy'u Rwanda ubwo yafatanyaga na bamwe mu bagenzi biwe batabaye igihugu cy'u Rwanda umwaka wa 1994, itariki abantu itazigire bava mu mutwe, ubwo hari ubwicanyi jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka wa 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame rero yataye amashuri yo yigaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigaga n'ubundi bigendanye n'ubutasi, ariko icyo gihe yari umusirikare mu gihugu cya Uganda. Ahitamwo kuza mu gihugu cy'u Rwanda kwifatanya na bagenzi biwe kurwana urugamba, dore ko wari ubayoboye, ndavuga General Major Gisa Rwigema Fred, yari amaze kuraswa n'abasirikare ba Exfar, ndavuga abasirikare ba Habyarimana baramurashe ahita yitaba Imana. Paul Kagame rero akibimenya niko kwita agira mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo bwari urugendo rutoroshye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza mu gihugu cy'u Rwanda. Byabanje kumusaba inzira zikomeye cyane, dore ko yaranasize umudamu we Jeannette Kagame atwite umwana wabo w'imfura wa mbere, ndavuga Ivan Cyomoro Kagame, akaba ari n'imfura yiwe. Ubu ngubu akaba amaze kugera ku myaka 34, akaba yavutse umwaka w'1990, akaba yavutse umwaka w'1990. Nimumbaze itariki cyangwa se ukwezi, ibyo ngibyo mufata ibyo ngibyo rero akaba yaravutse umubyeyi we umubyara ariwe Paul Kagame ari ku rugamba rwo kubohora igihugu.
dore ko igitero cya mbere FPR cyangwa se RPF inkotanyi, igitero cya mbere RPF yagabye mu gihugu cy'u Rwanda rwari 1990, ari nabwo rero binjiraga mu gihugu cy'u Rwanda bagakozanyaho n'ingabo za Exfar, ndavuga ingabo zari za Habyarimana, akari naho byo bitse gufata agasantimetero, ariko bakaza kumvikana ko bagomba kuzasinya amasezerano y'Arusha, nubwo bitaje kugenda neza ariko bari baragerageje. Nuko rero Habyarimana indege yo yaraswaga akahaza kwita hapfukamo jenoside irimo ikorerwa abatutsi, gusa ibyo ngibyo byabashijwe guhagarikwa na RPF inkotanyi ndetse na chairman cyangwa se wanakwita nyine nk'uwari wayoboye uzwi nka Paul Kagame. Ubu ngubu rero akaba yanageze excellence umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda ukunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, akaba ari nawe muntu ku isi ukunzwe wishimirwa n'abantu bingana kuriya. Mbere rero bamwitaga Afande Peace yari Afande Peace rero yaribyaye abyara umuhungu we Ian Kagame, akaba nawe ari umusore ukunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, kugeza n'ubwo ejo bundi hari umubyeyi Rusizi wibarutse yagiye gushyigikira ndetse no kwamamaza umukandida wa FPR inkotanyi ariwe Paul Kagame. Ubwo yari arimo aririmba byina avuga tuzagutora twongere tugutore, niba uzatora Paul Kagame nawe Paul Kagame oye ni wowe. Indirimbo nyinshi cyane zimusingiza kandi nziza kabisa, nawe wabona ukavuga ati wallahi izi ni indirimbo n'ukuri kw'Imana, ibintu ni byiza, ibintu ni Yesu wabikoze, we turanezerewe. Yesu watanze amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko biba bimeze rero, ni Peace Valens Official, mukomeje kugenda mwuganira ndetse unumviraho kino kiganiro, nyaboneka ukande subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ugumye ubone n'ibindi biganiro. Uyu mubyeyi rero wabaje gufatwa n'igise, yaje kwibaruka neza ndetse umwana we amwita Ian Kagame Mugisha. Yes, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Uyu mubyeyi rero yishimiye gufashwa n'inkotanyi ndetse n'abakandida n'abanyamuryango ba FPR inkotanyi bari aho ngaho. Yaragiye ajyanwa kwa muganga ndetse yibaruka neza, anabyara umwana amwita iryo zina. Uyu mudamu rero wishimiye Paul Kagame kugeza n'ubwo yise umwana wiwe akamwitiranya n'umwana w'umusaza. Ni ibintu by'agaciro binakomeye cyane, bivuze ngo ntago umusaza Paul Kagame azigera ava mu matwi no mu mutwe y'abanyarwanda, azagumya ari intwari y'abanyarwanda kugeza igihe Imana izaba yabishakiye. Mu busaza bwacu ni Paul Kagame, mu babo tuzabyara ni Paul Kagame, ahabwe amajwi n'abanyarwanda bose. Abandi bo bajya simbazi, natwe ntabwo tubazi, ubundi baba bajya ariko nabo ntabwo twabagaya, baragerageje ariko nibicare bige. Abazatorwa na ba nyina babo, batorwe n'abana babo n'abarumuna babo, ariko ubundi abandi bose tuba dufokasinze kuri tora Kagame. Buriya no mu miryango yabo ntabwo bose ariko bazatora bari nabyita gusa n'abatuka, ariko nibicare bige bafata amasomo. Twebwe ikipe itsinda, ikipe yakuye u Rwanda kure, niyo tuba dufokasinzeho. Mubwire rero ngo biraryoha kwibyara, biraryoha kugira abana byibuza nka batanu. Mu bana batanu ukagira umwe ugukurikiza, iyo uri umugabo, ariko ntuzifuze ko hari umuntu ugukurikiza umwana wabyaye uri imbwa. Oya, ntuzifuze ko umwana wabyaye uri imbwa. Niba uri imbwa hagira ugukurikiza, oya. Niba uri umugabo bazagukurikiza, niba uri imbwa uzaba imbwa wenyine. Niyivugiraga nimundebe nabi banyarwanda cyangwa ngo munyumve nabi, ariko nta muntu uzarebe umuntu mubi ufite isura mbi ntabwo ajya yifuza ko umwana azabyara hari akantu kiwe yazana ku isura. Oya, niyo mpamvu ashaka umuntu mwiza badahuje, akifuza ko abana azabyara bazaza bakurikije uwo muntu yashatse. Yego, oya bitekerezaho. Yego, Peace Valens Official YouTube channel ibagezaho ibiganiro mu buryo bwiza kandi biryoheye amatwi. Uyu nguyu rero ni Valens, n'ubundi mwari muri kumwe, genda ukanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ugumye urebe n'ayandi makuru. Ndagushimiye cyane rero twabanye, Imana iguhe ibyo kurya, amafaranga, ibyishimo mu muryango ndetse n'ubuzima burambye, umutwe utekereza udatekereza hafi kandi ubasha gufata amahitamo ufite
hepfo si hasi twimanukire. Yari Valens.